rwose ndabirambiwe ibimugabe y'umwiza shenge yo kabyara umusore yarabyutse abagiye gusenga ageze mu rusengero abagize ati Imana kuba njyenyine rwose ndabirambiwe ibimugabe y'umwiza shenge yo kabyara muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urwanyu shenge ruzagira umugisha n'impamo y'Imana muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urwanyu shenge ruzagira umugisha yazindutse mu gitondo arakomeza aragenda Imana ibigize iti umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta yazindutse mu gitondo arakomeza aragenda Imana ibigize iti umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urugo rwanyu shenge ruzagira umugisha muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urugo rwanyu shenge ruzagira umugisha nuko mukabyara Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu arabarusha kuvoma arabarusha guteka arabarusha kuberwa umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta arabarusha kuvoma arabarusha guteka arabarusha kuberwa umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta hindukiza amaso mwa muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urugo rwanyu shenge ruzagira umugisha muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa urugo rwanyu shenge ruzagira umugisha uko ni ukuri kw'Imana umusore Imana iguhaye umukobwa mwiza n'abamukobwa Imana iguhaye umuhungu mwiza w'igitangaza nuko yarabisengeye uzi ubutayu yagenze kimbagira gitwara itambuka bakurebe warabisengeye kimbagira n'umwiza uwo ni ubaruta kimbagira gitwara itambuka bakurebe warabisengeye kimbagira n'umwiza uwo ni ubaruta uwo ni ubaruta uyu mukobwa wacu uwo ni ubaruta ngo aragateye neza Yesu ashimwe cyane uyu munsi reka twubahe Imana dusenge Mana mu izina rya Yesu uri igitangaza uri Imana yaremye ijuru n'isi tuguhaye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza waguteguye yabitinye ongera uhindukire umurebe ariko ati oya ongera umurebe umwitegereze erega birashoboka yuko ejo turimo twiga namwe ngo ubungure mugiye kwinjira mu bintu bishya ibya kera mwe kubyitaho Imana irashaka kubaremera bishya nimwebwe mukeneye kubyakira haleluya abakozi b'Imana Imana ibaho umugisha ukabebwa amazina yanjye nicyo nikanimbanye amazina yanjye ndi umushumba mw'itorero rya Rwanda Victory Mission ari naryo aba bakozi b'Imana nabo bakoreramo umurimo abankorera ku cyicaro gikuru abandahangandi intumwa y'umushumba mukuru senior pastor wacu umukozi w'Imana dukunda cyane watubereye umugisha uduhesha umugisha muri uyu munsi bamwita Josephine Mukamazimpaka iyo ndahanga bazi ko mpari imirimo yose gukorerwa ahangaha nawe abayikurikiranira hafi haleluya rero ndi intumwa kandi ngomba gukora umurimo uwantumye hari icyo nkundira mu Imana iraguhamagara wamara kuyitaba ubu ni
yitabye Imana kubona gutya unitabye Imana birabangwa akabuto k'ishaka yo kadapfuye ntabwo gashobora kuba kazima ngo kere imbuto rero n'uyu mugabo waduhamagaye nawe arabanza akagira ahantu atunyuza kandi ahatutwara yabanje kohereza umwana we nawe abanza aca muri iyo nzira uro turi bazima ku bwa Yesu. Haleluya. Rero Imana imaze kumpamagara uyu munsi nanjye mfite abanyobora bambwira bati genda jya hariya. Yesu ashimwe. Kandi nawe byakubera mu izina rya Yesu. Ngarutse ahangaha umuryango n'umushinga w'Imana. Rero umushinga w'Imana icyo muzakora ni ukwirinda kuwuhombya. Iyo umaze guhombya umushinga w'Imana bivuze ngo iyo uhagazemo neza, iyo umushinga w'Imana umanaginze neza ukawureberera neza, byanze bikunze Imana ifata mu byayo ikaguhemba uko bwije uko bukeye. Ariko umushinga w'Imana iyo umaze kuwuhombya nawe urahomba. Abamama n'abapapa muri ahangaha mwikomere mu mashyi kandi murusheho kungura umushinga w'Imana rwose. Haleluya. Mfite umugore umwe n'abana babiri, ndabishimira Imana yampaye kubyara umuhungu n'umukobwa. Haleluya. Ubona wo umugisha. Tujye mu byanditswe byera ubwo igihe nari ndimo mbwira aho twari kumwe ndambwira ireba zikuwongeye ku musivili neza saa sita amen. Mujye mubahiriza igihe kuko igihe ingenzi. Uriya akenshi ari byo tuyadutekereza natwe mu gihe cyatambutse, ariko wari urimo witegura biragaragara yuko urasa neza cyane. Imana yo mu ijuru kubabarire, natwe imitima yacu tubabarire, kandi Imana yuzuye imbabazi. Itangiriro 1:27 dusomere twihuta cyane. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Itangiriro 2:18. Kandi Uwiteka Imana yavuga iti, Ego, byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Reka muremere umufasha umukwiriye. Uwo ni umufasha Imana yakuremeye kandi ugukwiriye. Si byiza ko ubaho wenyine, si byiza ko nawe abaho wenyine. Iyo nababwiye ngo ni umushinga w'Imana kandi Imana ntishaka yuko muba mwenyine. Ababiri bahinduka umwe imbere y'Uwiteka umwami Imana. Mwarangiza mugatangira guproduza, mugatangira guteza imbere umushinga w'Uwiteka umwami Imana. Imana yo mu ijuru ikabagura kandi ikagura imbago zanyu kuko ni umurimo wayo kandi iba yabishimiye. Haleluya. Haleluya. Rero Imana itabasha kunanirwa ikintu na kimwe, ni nayo yabashoboje kugira ngo mushobore kubaka umuryango, kandi umuryango wubaha Imana. Kugira ngo rero dusohoze umugambi w'Imana ku buzima bwacu, hari icyo bidusaba. Haleluya. Hari icyo bidusaba. Ndagira ngo nk'uko twaganiriye ku muryango cyangwa ku rugo, Imana mu rugo igomba guhora ari iya mbere igihe cyose. Namwe muri ahangaha nubwo mbwira abangaba, ariko nawe nagira ngo wibutse ngo Imana igomba guhora ari iya mbere muri urwo rugo, kugira ngo umushinga wayo ushobore kuba umugisha kuri wowe ndetse n'abaturanyi bawe. Iyo Imana yimutse mu rugo rwawe, Satani nawe aba ari aho hafi kugira ngo ashobore kurwinjiramo. Iyo Satani yamaze kwinjira mu rugo rwawe, ntabwo barukiri rwa rugo Imana yateguye kugira ngo yiyubahishirizemo.
haleluya. Niyo mpamvu yaremye umugabo n'umugore, ariko irangije ntiyabasiga, ishaka kugira ngo ubane nabo. Nawe rero ugomba guhora uharanira icyatuma urugo rwanyu Imana irubamo. Iyo intonganya zaje mu rugo, burya ntabwo Imana yimuka, ahubwo mwebwe muragenda mugafata undi mwanya mukajya gutonganiramo, mukajya gukora iby'Imana idashaka, kuko Imana ubwayo iri kumwe namwe. Ntabwo wabona n'intonganya zo gutonganya uwo mwashakanye. Yesu nashimwe. Rero nubona intonganya, nubona gusuzugurana, kutumvirana, kutubahana byabaye mu rugo rwawe, najya mubwira ngo umenya ngo Imana yamaze kwimuka muri urwo rugo, Satani bamaze kumuha intebe yicaramo. Rero ndabasabye bana b'Imana, nshuti za Yesu, banyarwanda, banyarwandakazi, ntimuzahe icyicaro shitani, kuko nta cyiza kijya kiva kwa Satani. Haleluya, haleluya. Rero reka Imana ibe iya mbere mu rugo rwanyu. Yaba iya mbere mu rugo rwanyu gute? Mugire igihe, mugire umwanya wo gusoma ijambo igihe muri mu rugo rwanyu. Icya kabiri, mufatane amaboko musenge, ibyo mushaka byose Imana izabibaha nimuhuza umutima mugasenga. Icyo muzasaba cyose Data wo mu ijuru azakibaha. Ibyo ni ingenzi cyane. Ijambo ry'Imana murigire, muritunge, muryifashishe mu rugo rwanyu. Icya kabiri, mugire gusenga. Gusenga kutavaho mu rugo rwanyu. Ibyo mukeneye byose mubisabe Data, kuko azaba ari aho ngaho. Nimusenga azaba ibyo mukeneye byose. Icya gatatu, urugo rwanyu rugomba kuba urugo ruba intangarugero, kandi kuba intangarugero k'urugo rwanyu nuko rugomba kuba rwubahishije Imana. Yesu ashimwe. Abantu bakifuza kugira urugo mu rwanyu, kuba mu rugo nko mu rwanyu. Yesu nashimwe. Haleluya. Mukubahisha Imana, ukayubahisha ku baturanyi bawe. Ikindi, ukubahisha Imana mu byo mutunze. Muri byaravuze ngo ngewe ubwanjye n'ibyo ntunze byose ni iby'uwo mucunguzi. Rero niba twiza ko ari iby'uwo mucunguzi, yaranamukuye muramuha noneho. Babyemeye byose, mukomere Imana yacu amashyi. Bibiliya sayamba ngo noneho nampakana. Yicarire inshuti ya Yesu. Niyo nashaka ko umuryango noneho wabyemeye, kuko mbere ntago mwari mwabimeye. Ariko ubu noneho ngo twemeye byose neza. Amina. Hari umuntu wabura aha ngaha. Hari umuntu wabura aha ngaha, kuko bagiye kugirana isezerano rikomeye cyane. Wenda Julius yarakubwiye ati buriya ubona ko atangiye no gukura, buriya dushobora kubyumvamo neza. Cyangwa se n'uyu munsi ukaba hari uko wari uzi Agathe, wenda ukirengagiza, uyu munsi ukabona uko asa ugatangira kuba. Ariko ndavuga niba hari isezerano mufitanye, nimba uri aha ngaha waba ufitanye isezerano n'umwe muri aba ngaba, kuko nta sezerano rya kabiri. Ubu uyu munsi murasezerana, ndaza kubibaza mu kanya. Hari uhari wavuga ngo nta mpamvu yo kuyibasezerane, kuko hari imiziro nzi, hari imiziro nabonye, hari imiziro hari uhari? Niba ntawe uhari rero ntihazigere uboneka ibihe byose. Kadukomere Imana yacu amashyi, tugasabe bahagurukire, tugasabe bahagurukire ku maguru yabo, tugasabe bahagurukire ku maguru yabo. Amen. Haleluya. Murabona ko basa neza. Mbuze n'umwe wahagarara bavuge ngo ndumva gusezerana kwanyu byahagararira aha ngaha. Rero niba ntabonetse, muhumure ntawe uzigera aboneka. Ubundi muzakubira ibintu bitanu nababwiye, urugo rwanyu ruzaba ijuru ritoya. Yesu nashimwe. Munyemerere muri aka kanya mutere intambwe, muze imbere y'iri teraniro. Ati
reka rwose muhereke muyitwarire neza neza neza. Ati ntabwo rwose uzongera kunjya kure. Ati uko ubona ngufashe ukuboko niko ntazigera nkurekura. Ayo ni amagambo agiye kongera abibabwire. Haleluya. Mwongere muhindukire murebe bariya abantu baje babagana, baje babatahiye ubukwe, baje mu munezero wanyu, baje gusangira ikirori cyanyu. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Amen. Rero nk'uko bahagaze ahangaha, ntawigeze avuga ngo hari impamvu yatuma badasezerana nawe, kandi nanone bari ahangaha. Reka nibarize Agathe, buriya abadamu nibo bajya bakunda kuvugisha ukuri kandi batagira ibyo bahisha. Uyu munsi uri ahangaha ugiye gusezerana na Julius, kandi iyo sezerano rikora imbere y'imiryango n'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi iryo sezerano kurivamo, reka ndivuge, reka mbabwire iki kintu mwe muhagaze ahangaha. Iyo nibutse ikintu ngiye nsezeranye ndakivuga. Buriya banga icyo Uwiteka yateranije nawe ujya gitandukanye. Iyo utandukanye n'umuntu mwambaranye impeta mugahagarara gutya, nagira ngo mbabwire ngo byanze bikunze. Kadukomere Imana yacu amashyi. Impamvu ntayo rero, nta n'impamvu yatuma atamwambika impeta. Ndagira ngo nsabe abaje babagaragiye batuzanire impeta. Urabona ariko yego rate yimuhe. Ati iyo ngiyo ni ya yindi wagiye gukanisha igitugu cye. Mwakire n'ubwo burabyo rwose. Agathe agiye kubwira Julius Ngirega, niyo ya mpeta nagukoreshereje, nagushakishirije, genda hose. Ya minsi utambonaga nari ndimo nkanikisha, nari ndimo ncurisha, nari ndimo nshakisha impeta yagukwira. Amen. Julius nawe ngo nangerega, buriya nubwo wabonaga ndi busy, nari ndimo njya mu bahanga batandukanye kugira ngo ndebe ko nshobora kubona impeta yagukwira. Atari ko kubera yuko narebye mu Rwanda hose, ndeba mu isi yose, nzabona nta mugore umeze nkawe. Nanjye niyo mpamvu nanjye ngiye kukwambika impeta. Sibyo ra? Nuko byagenze. Warebye hose, ndashakashaka hose, ndazenguruka hose, muranuma. Ko mwabihesheje umugisha, reka natwe tubiheshe umugisha. Iyi ni kashi Pawulo ugiye kugira. Idavurangaho na polisi, nta n'amande batanga kugira ngo yongere ivanwe. Niba bakubwira ngo harahari baza bakubeshya. Ubu n'uyimwambika ni burundu. Ndagushimiye Mana nziza, wemeye yuko Julius Agathe umunsi nk'uyu nguyu bagirana isezerano imbere yawe, imbere y'itorero, imbere y'imiryango, inshuti n'abavandimwe. Mwami Imana, bakaba bagiye kwambikana impeta. Nanjye sengera izi mpeta, reka izi mpeta zibabere ikimenyetso cy'urukundo, urukundo bagiranye hagati yabo bombi ari babiri. Mu izina rya Yesu, ibyari byicaye, ibyababuzaga, ibyabarwanyaga, ibyabananizaga, ibyakorewe muri izi mpeta byaza ari impamvu yo kubatandukanya. Mu izina rya Yesu, ibyo byose byakuweho. Imbaraga y'Imana nigiye kunga no kubahuza bakaba umwe, kuko bambikanye impeta nk'ikimenyetso. Mana, igihe umwe yambaye
kuri mugenzi we bimubera ikimenyetso yuko atazamusiga kandi atazamuhana mu izina rya Yesu. Buri imbaraga yose yagaruka gutandukanya, yagaruka kuzana intonganya, yagaruka kuzana amacyaha muri umuryango, mu izina rya Yesu mfashe mbiri mwuka wa karande ujye ukurikirana aba n'abana b'Imana ariko bahishwe mu maraso ukubona ntatandukanye. Aho reka turangiza uwo muhanga ariko byamaze gukoreka. Ati niyo nagushakiye ga, ati rero ninde mbese ugubanza kwambika undi? Uwabanje kumukunda Yesu aguhumisha nshuti ya Yesu, ariko nta kamikoro kandi harya cyangwa nta ngiyange. Reka bahi yanjye nta kundi ndabanje ni wowe umukobere mashyi ngo njye nabanje kumukunda, ngo rero uko wamukunze ubwo nta kundi nyine nuko ongera ububwire amagambo yatoya y'urukundo bigenze bite. Oya imaba ifite ubwo aho yageze aho ngaho ntihava. Ati rero kamwombe wumva amagambo ati ya mitoma naguteye iyi irarenzeyo atari kwa Agathe we. Aha, mutege amatwi mwumve, abanyamakuru nabo bahageze, mwegereze mikoro kugira ngo tubyumve. Yewe wazanye njya ku ruhande yatoranyije abakobwa benshi azakunda, azatetesha igihe cyose. Amen. Amen. Ariko mwabyumvise, ati reka nsubire ku nganzo yimwambike rwose tureba byose abireba. Aha, ati rwose ukomeza aya magambo ariko ukomeza uyamubwire, ongera umubwire ariko erega arimo aravuga nuko zizakunda, zizagutetesha, ukunze ukoresheje abandi bakobwa kugeza Imana yonyine cyangwa Yesu. Reka wumve rero nawe gatuje cyane. Ati nanjye rega, ati nawe mpereza ako kaboko kawe k'imoso, ati mbwire bose babireba. Aha, reka wumve mu kajwi ke. Ati n'ibintu babishyire hirya ariko mbanze nibwirire umukunzi wanjye. Nabatoranyije abandi basore bose, umbere umugabo mwiza wagukunda, nzagutondesha, nzaguhesha icyubahiro kugeza igihe Yesu azagarukira. Iyi mpeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo, kuko nzagukunda azakudabageza kugeza igihe Yesu azagarukira. Ati reka rwose mba no mu gituza, ati reka yongere, atari kongera umwe mu gituza, ongera umutwe mu gituza. Ati dore urukundo rukunda, ati reka mpongere, ati reka ntago nzi ati uko ngufashe ariko kutazamurekura n'ubundi ongera umufate wumva ariko ongera. Ati dore rwose Agathe wanjye, ati nawe Julius wanjye, murumva ariko reka niba ntabwo nibyo ndimo nubahaga bazamukana gutya. Oya abakameramani bo ntacyo bavuga, we urukundo rwanyu umva. Mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu izina
ry'itorero rya Rwanda Victory Mission mu izina ry'umuyobozi mukuru wa Rwanda Victory Mission wabihesheje umugisha Josephine Mukamazimpaka no mu izina ryanjye bwite ndemeza yuko guhera uyu munsi Julius ari umugabo wa Agathe kandi Agathe nawe ari umugore wa Julius mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera icyo Uwiteka yateranije nawe ugitandukanya amen. Babereke icyo Uwiteka aba yakoze ubuzima bwabo. Haleluya. Munyemerere uyu mwanya mu gitabo cy'itorero baze babanze basinye imbere yuko bazana kubasinyira kuko bagomba kubisinyira. Muhindukire muze hano, muhindukire. Karamu abanyamakuru n'amateka Agathe nawe ati erega ni Mukanyirigira. Aha Agathe ubu namwe uha yemu umukoresha n'umukarani ubu ngubu ugomba kubakorera akazi kose. Ati nanjye ndabisinyiye rwose. Ati kandi ntabwo birangiye gusa ari n'ababaherekeje nabo koro bahamya babo. Hari ubu bita best man cyangwa pare Emmanuel. Ati nanjye ndabyemeza. Emmanuel wabibonye umugabo kubihamya nanjye ndi hafi yawe humura. Bati ntaho tuzongera kujya gusinyurisha. Ati Metro nawe cyangwa Marene Donata nawe bisinyire. Ariko ari na musaza wawe wemeye yuko batazongera kugaruka kwa Rugambwa. Aha wino utari ko hari ubwo mwatanze inka hari zose zaratanzwe. Mazina yawe rwose aho ngaho kuri rimwe aha ngaho. Ariko na Rugambwa hari abamuherekeje. Ninde waguherekeje? Ninde uzitanga? Tugiye kubwira umuryango. Umuryango waricaye kugira ngo wegeranye inka. Ninde tubwire nde? Mbayiha nawe ati urabizi neza. Ariko niba utabizi neza yuko Mbayiha teri intambwe rwose ngwino hano ubisinyire. Urabisinyiye icya mbere ko bazabana, akaba icya kabiri ko umuryango ntacyo uzamwishyuza ko byose mwabitanze. Itorero mugomba kubisinya. Bani bisinya mu itorero. Bishop bisinyire. Babuka cyane naye mukobwa wacu Jackie. Ubisinyire. Ibi bigomba gusinyirwa. Ntabwo biba byoroshye.
aha ati rwose ndabyemeza ko Imana yabihaye umugisha ati kandi rwose birasengeye basajya karavuze ngo birasengeye arabyemeza ubwo twese tugiye tuza ahubwo ariko nanjye zana misigire kugira ngo tazavuga ngo aha nanjye misigire uko barimo barahera mu cy'Uwiteka yateganije Yesu umugisha mu izina rya Yesu kuboko kwawe kwiza kubabeho mwami bahabwe umugisha banezererwe urugo rwabo banezererwe abaturanyi babo banezererwe igihugu cyabo mu izina rya Yesu ubahe gusarura ibyo babibye ubahe gusarura n'iby'igihugu cyabibye igihugu cyateguye igitorero ryateguye iby'Imana yateguye Mana babirye banezerewe kuko bahaye umugisha urushako rwo karonka umugisha kandi mutima komotseho izahabwa umugisha mu izina rya Yesu karande yo kwishingira mu bana babo ikabone mu mwanya mu izina rya Yesu uko mama wabo uko papa wabo yamambitse impeta ariko n'abana babo n'abazabakomokaho bazambarana impeta mu izina rya Yesu dusabye umugisha guhera umunsi wa none n'abanyamugisha guhera umunsi wa none n'abanyembaraga guhera umunsi wa none nakongera kurira Mana nyiribihe ubahanagura amarira yose hari igihe cy'umubabaro banyuzemo hari igihe cy'agahinda banyuzemo hari igihe cyo kutemerana banyuzemo Uwiteka nyir'ingabo Imana ukibibagize ubashyire mu munezero wabo bawuturemo banezerewe ko ari Imana yabo mu izina rya Yesu amen. Torero munyemerere nanone mube certificate torero ryabateguriye bakire bafiteyo icyemezo cy'itorero ko bashingiwe ku mugaragaro Rugambwa Julius na Uwanyirigira Agathe natwe nk'itorero tubahaye iyo certificate yo kugaragaza yuko imyitwarire yabo ari myiza imbere y'itorero rya Kristo kandi iki gikorwa tugikora bamaze kutugaragariza yuko imbere y'amategeko ya leta bahagaze neza bamaze kuvayo. Rero nyuma yo kutwereka nyuma yo kumenya ubuhamya bwabo nyuma yo kutwereka yuko bavuye mu buyobozi bwite bwa leta abanze muyizane turaza kubasengera umugisha nyuma mutambukane iryo turo ryanyu ryiza cyane mwateguye mushima n'Imana kubwa Agathe na Julius. Dukoresha igihe gito cyane kandi buri umwe wese izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Imana yakoze umurimo ukomeye cyane ibyo mutatekerezaga ibyo mutari muzi yuko byashoboka Imana irabidushoboje kubera itorero kubera ijambo ry'Imana kubera imibanire myiza mwahagaranye nabo mwarakoze kandi muracyahagaranye nabo. Rero Imana yo mu ijuru Imana ubwayo n'Umwana n'Umwuka Wera biraza kubaha umugisha kuko mwashyigikiye umuryango ko mwahagaranye n'uyu muryango ko mwabaye hafi y'umuryango kandi ntabwo birangiye. Mukomeze mubabe hafi mukomeze mubegere imiryango
n'ubundi ndabizi yuko mwabegeraga mwabaga hafi ariko ubwo bakeneye cyane mu kurera abana babo, ubwo bakeneye cyane mu mibereho yabo ya buri munsi, ubwo bakeneye cyane kugira ngo mubafate amaboko mubashyigikire. Mu kanya nzi yuko mugiye no gutegura inka muzibahe muba ku rugo rwabo, kuko igikorwa bakoze ni igikorwa cy'ingenzi, ni igikorwa batambuke mu gihe bajya kwifotoza. Abana nabo barasigara aha ngaha babishinzwe, basigara bategura kugira ngo bisubize kubera aha ngaha kandi birushaho kugenda neza. Umwana duhana umugisha. Abaherekeje baraba bari imbere y'abageni bacu. Umusore yarabwitse abagiye gusenga, ageze mu rusengero abagize ati Imana kuba njyenyine rwose ndabirambiwe, ibimugabiye umwiza shenge yo kabyara. Umusore yarabwitse abagiye gusenga, ageze mu rusengero abagize ati Imana kuba njyenyine rwose ndabirambiwe, ibimugabiye umwiza shenge yo kabyara.